Fenugreek seed imbuto zikunda kwifashishwa cyane yaba mu birungo by'ibyayi ndetse no mu biryo. Izi mbuto ni imbuto zivugwaho cyane ko zikunda kongera imyanya myibarukiro y'abagabo ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'abagore. Izi mbuto ziboneka mu maduka menshi y'ibirungo, ayo bakunze kwita spices shop, nko mu masoko akomeye nko kwa Mutangana i Kigali, Kimironko market, Nyarugenge market. Aho wazisanga ni nk'aho bakunze gucururiza turmeric, cinnamon, cardamom ndetse n'ibindi. Aha naho ushobora kuba wahasanga izi mbuto za Fenugreek seed. Turaza kureba rero akamaro gakomeye zishobora kuba zafasha mu mikorere y'imyanya myibarukiro y'abagabo, ndetse turebe koko nimba zifite ubushobozi bwo kuba zakuza iyi myanya myibarukiro. Turebe n'ibyiza byazo mu buzima busanzwe, uko zitegurwa ndetse n'uburyo wazikuramo umuti wa buri munsi wagufasha mu kwitwara neza kw'amabanga y'abashakanye. Nguhaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugiye kudukurikira, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Reka tuhere rero ku byiza 10 zishobora kuba zafasha umugabo. Icya mbere ari ukuzamura urugero rwa testosterone. Izi akaba ari hormone za kigabo. Fenugreek seed irimo ibintu byitwa prostanoic bifasha umubiri kongera testosterone karemano. Ibi bituma umugabo yumva afite imbaraga nyinshi, bigatuma imyanya myibarukiro ye ikomera neza, umubiri ukagira ubushake bwo gukora igikorwa cy'abashakanye ku rugero rusanzwe. Ikindi ni uko yongera ubushake bwo gutera akabariro, kuko imbuto za Fenugreek seed zifasha mu rugingo rw'imyororokere, byongera ubushake bukenewe ndetse n'ibyumvo byo gukora iki gikorwa cy'abashakanye. Akaba ari ingenzi cyane rero ku mugabo bakunda guhura n'iki kibazo cyo kutagira umurego ukwiye. Ikindi hari ugufasha ikibazo cyo kudashyukwa neza, kuko Fenugreek seed ituma amaraso agira neza mu myanya myibarukiro y'abagabo, bityo igafasha umusore cyangwa umugabo ufite ikibazo cyo kudahaguruka igihe kinini cy'imyanya myibarukiro mu gihe ari gutera akabariro. Ibi biterwa n'uko ituma imitsi yoroshya kandi igafasha mu gutembera kw'amaraso. Ikindi hari ugukumira ndetse no kugabanya mu gukorwa kw'intanga ku bagabo, kuko Fenugreek seed ifasha mu kuzamura intanga nziza, mu gukwiza umubare w'intanga no kongera umuvuduko w'intanga. Ibi bituma amahirwe yo gutera inda yiyongera cyane. Ikindi hari ukongerera imbaraga z'umubiri ndetse n'ubushobozi bwo gutera akabariro. Niba umugabo yumva ananiwe cyangwa nta mbaraga zirari ziboneka, Fenugreek seed yongera imbaraga ndetse no guhangana n'umunaniro w'igihe kirekire. Ibi bifite ingaruka nziza mu guhura kw'abashakanye ndetse no mu buzima busanzwe. Ikindi hari ukugabanya umuvuduko w'ibinure bibi cyangwa ibyo bita cholesterol mu maraso. Ibi binure bibi byinshi bigabanya itembera neza ry'amaraso mu myanya myibarukiro. Nuko rero iyo Fenugreek ifasha mu kugabanya cholesterol, bityo amaraso akagera neza mu bice byose by'umubiri harimo n'imyanya myibarukiro. Ikindi hari ugufasha mu mikorere ya prostate, kuko Fenugreek seed ifasha mu kugabanya uburibwe buva kuri prostate yabyimbye, kwihagarika kenshi nijoro. Ibi bikagira uruhare mu kongera ubusugire bw'imyanya myibarukiro. Ikindi hari ukugabanya umunaniro w'imikurire y'imitsi, kuko imikorere y'imyororokere ishobora gutakaza umuvuduko kubera uburwayi buvuye ku mikorere mibi y'imitsi. Iyi Fenugreek seed ifite ubushobozi bwo kurwanya inflammation, bityo ikarinda ibibazo by'imitsi n'imyanya myibarukiro. Ikindi nuko ifasha mu micungire y'isukari, irinda isukari nyinshi kujya mu maraso, ibyo bakunze kwita insuline. Isukari igakora neza, bifasha no mu mikorere myiza y'imyororokere. Fenugreek seed ifasha mu kugabanya umuvuduko mwinshi w'isukari. Ibi bikagira akamaro ku bagabo bafite diyabete cyangwa bafite ikibazo cyo kudahaguruka. Icyanyuma twasorezaho hari ukongerera ubwonko no gutuza mu mutwe, kuko stress n'umunaniro w'ibitekerezo
bikurura kugabanuka ku bushake bwo kwitwara neza mu mabanga y'abashakanye. Fenugreek seeds ifasha mu kuruhura ubwonko, igatuma amarangamutima agenda neza, bityo imyororokere ikarushaho gukora neza. Hari abibaza rero niba iyi Fenugreek seeds ifite ubushobozi bwo gukuza imyanya myibarukiro y'abagabo cyangwa abagore ku bice by'amabere. Icyo ugomba kumenya rero nuko ibi ngibi bitari byo, kuko nubwo ari byinshi cyane ishobora gukora, nko kongera itembera neza ry'amaraso mu myanya myibarukiro, gufasha imyanya myibarukiro guhagarara neza, kongera ubushake no mu gukorwa kw'intanga, ntago ifite ubushobozi bwo kuba wayivanga n'ibindi bintu ube wabisiga ku myanya myibarukiro yaba ku bagabo ndetse n'ahandi ngo bibe byakura. Kuko Fenugreek seeds ntago ifite ubushobozi bwo kongera uburebure bw'imyanya myibarukiro cyangwa ubugari, kuko nta biribwa icyayi cyangwa supplement keretse impinduka z'umubiri, harimo nko kugabanya ibiro, gukora siporo ndetse no kugabanya izindi mpinduka zishobora kuba zarateye iki kibazo. Ikindi rero iyi Fenugreek seeds ishobora kuba yafasha umubiri mu buzima busanzwe, harimo gufasha kongera igogorwa, ibyo bakunze kwita digestion, kuko Fenugreek seeds yoroshya igogora kandi ikagabanya indigestion, harimo kugugara mu nda, koroha cyane cyangwa guhitwa n'ibibazo by'imyuka mu nda. Ikindi nuko igabanya isukari mu maraso, kuko ni nziza cyane ku bantu bafite diyabete y'ubwoko bwa kabiri, kuko irimo fibre nyinshi n'ibindi bituma isukari idahindagurika cyane. Ikindi nuko ifasha mu kurinda no gukiza ibisebe, kuko kuyikoramo akabumbe ukagasiga ku ruhu ituma uburibwe ndetse n'uburakari ku ruhu, ibyo bakunze kwita inflammation, bigabanuka, ndetse n'ibiheri bikunda gufata ku ruhu. Ariko icyo ugomba kumenya nuko idakoreshwa ku myanya myibarukiro, ariko ku ruhu rusanzwe birashoboka. Icyo wamenya nuko ituma umubiri uhumura neza, kuko abantu benshi bakunda kuyikoresha mu cyayi, kuko igabanya impumuro mbi mu mubiri. Ifasha mu kongera amashereka ku bagore bonsa, kuko irimo ibinyabutabire bifasha abagore bafite ikibazo cy'amashereka makeya. Ibindi byiza nuko ikora nk'ibirungo mu biryo, yaba isupu, umuceri, mu guteka inyama ndetse n'icyayi. Reka dusoze tureba rero uko ishobora gukoreshwa. Icya mbere hari ugufata ikiyiko kimwe cy'imbuto za Fenugreek seeds ukabishyira mu mazi ashyushye byibura iminota 10 kugera kuri 15. Warangiza ayo mazi ukayanywa. Uko ushobora gukora Fenugreek seeds mu buryo bwo kongera imbaraga z'umugabo, ushobora gufata akayiko kamwe ka Fenugreek seeds powder, ubwo uba wazisekuye ukazikuramo agafu, ugafata akayiko kamwe ukabivanga n'akandi kamwe k'ubuki bwiza bw'umwimerere, warangiza ukabivanga neza. Mu gihe ufata akayiko kamwe buri munsi, cyangwa ugafata akayiko kamwe mbere y'iminota 30 y'uko ujya mu gikorwa cy'abashakanye, iki gihe ushobora kongera ubushake bwinshi. Ikindi nuko ushobora gufata akayiko kamwe ukaziraza mu kirahure kimwe cy'amazi, ukaza kuyafata mu gitondo. Ibyo bitera gutembera neza kw'amaraso, gukuraho umunaniro ndetse no kongera ubushake mu minsi mike. Iby'ingenzi rero ugomba kumenya nuko Fenugreek seeds ikora neza mu kuzamura ubushake bwo gutera akabariro, ariko si umuti w'akanya gato nk'imiti y'ubuvuzi, kuko ikora neza iyo by'umwihariko uyikoresheje hejuru y'iminsi 7 kugera kuri 21, kuko nta kibazo igira mu mubiri iyo ikoreshwa mu rugero. Ikindi nuko utagomba kuyisiga ku myanya myibarukiro ngo uri kuyikuza, ntacyo bishobora kuba byahindura. Ndagushimiye cyane rero, akaba ari bitwagendaga tureba kuri izi mbuto bakunze kwita Fenugreek seeds zikunda kuvugwaho cyane mu gukora ibitangaza, yaba ku bagabo ndetse n'abagore. Tuzasubire ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ushobora kunguka ubumenyi mu mikorere y'umubiri ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira amagara meza.